Ibihe byiza banyarwandakazi, ndagusuhuje kandi nkwifurije kumererwa neza impande zose uherereyemo, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze yarwo. Aho uherereye hose nkwifurije kugira ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Ngwaye n'ikaze kuri Admount New. Ahangaha tugenda tuganira rero amakuru ya entertainment ndetse n'amakuru agiye atandukanye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, dore ko burya imihanda ntago ijya yiburira. Nta yindi nkuru rero iri kuvugwa cyane, ni inkuru y'uyu mukinnyi wa filime Madederi. Amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Dusenge Clenia, uzwi nka Madederi muri filime nyarwanda. Azwi cyane cyane muri Papa Sava, akaba azwi cyane muri filime zica kuri Zacu TV. Izi filime zose zigiye zitandukanye zica kuri Zacu TV, uyu mukinnyi akunda kwigaragaza cyane, ariko by'umwihariko abantu bamuzi nka Madederi muri Papa Sava. Uyu mwana w'umukobwa rero yasezeranye mu murenge, isezeranye imbere y'amategeko, ariko ni ibintu byabanje kugirwa ibanga, ni ibintu byabanje guhishwa itangazamakuru, kugeza aho rero itangazamakuru burya ntago ryapfa kuyoberwa ibintu uko byagenda kose. Abantu batanga amakuru rero baba bahari, akantu ku kandi kagenda gatangwa. Madederi rero yasezeranye mu murenge n'uwahoze ari umukinnyi wa ruhago. Ni umusore rwose yahoze akina football, ariko ubu ngubu ntago akigaragara. Yakiniye ikipe ya Musanze FC ndetse arongera anagaragara muri Zebra FC. Amazina y'uwo musore rero bamwita Rugamba Faustin. Ni umuhango rero wabereye mu karere ka Rwamagana. Urumva ko bitaruye umujyi wa Kigali hanyuma bajya mu karere ka Rwamagana. Nk'uko nari ntangiye mbivuga, ntago bifuje ko ibi bintu byajya mu itangazamakuru, kuko hari n'amakuru agaragaza ko kuwa kane bamenye ko itangazamakuru ryabimenye, hanyuma rero bashaka kuba bahindura umunsi, ariko ntibyakunda. Hano rero ibinyamakuru byo mu Rwanda ni ibintu byubatse neza cyane, niyo bahindura umunsi ako kanya amakuru yari guhita asakara ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ko atari n'ikintu kibi kuba yajya mu murenge, ahubwo ni uko wenda baba badashaka ko ibintu byabo bijya mu itangazamakuru cyane. Uyu mukobwa rero Dusenge Clenia uzwi nka Madederi ni umukobwa wihirinze cyane, ni umukobwa wakoze ikiyede kugira ngo agere aho ageze umunsi wa none, kugira ngo tube tumuzi nk'umusitari. Kandi nanone icyiza cy'uyu mwana w'umukobwa, ntago ajya asamara mu bahungu cyangwa se abasore, ntago yigeze agaragara cyane asamara ari kumwe n'abasore bagiye batandukanye. Niyo mpamvu rero ushobora kuba wavuga uti uyu mwana yitwaye neza cyane kugeza aho rwose agiye mu murenge. Tugiye kurebera hamwe agastori gatoya k'uyu nguyu Madederi, kuva akiri umwana kugeza ari Madederi aka kanya tubona ari umusitari, ari umukinnyi wa filime ukunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu Madederi kandi tunibukiranye ko yagaragaye mu mashusho y'indirimbo ya Bruce Melody. Bruce Melody yakoranye na Joboy yitwa Beauty on Fire. Iyi ndirimbo Madederi yagaragayemo cyane, ariko actingamo ndetse yanactinze neza cyane. Uyu mukobwa se ngo byagenze bite? Yiga muri senior 4 mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, yari kumwe na mugenzi we witwa Betty. Betty rero ngo yaje kumureba iwabo, aramubwira ati ejo uzaze nkwereka ahantu tujye gukorera amafaranga. Ayo mafaranga rero yamubwiraga kari akazi ko gukora ikiyede, hanyuma bagakora ikiyede, hanyuma nyine bamara kuri icyo kiyede bakabona amafaranga. Ibyo ngibyo rero mama wa Madederi yarabimenye. Amaze kubimenya arabyanga cyane, aravuga ati umwana wanjye ntago agomba kujya mu kazi k'ikiyede, ntago byakunda. Kubera ko rero kujya muri ako kazi hasabwaga ibintu bibiri: hasabwaga indangamuntu, hakongera hagasabwa n'ubwisungane mu kwivuza. Iyo wabaga udafite indangamuntu wabaga werekana ubwisungane mu kwivuza. Rero mama wa Madederi yarabyumvise ko hari indangamuntu isabwa, arangije bukeye mu gitondo arazinduka arayimuhisha kugira ngo Madederi ataza kujya muri ka kazi. Madederi rero yaje kuyishaka arayibura, ayibuza ahita ajyana ubwisungane mu kwivuza. Amaze kubujyana bagezeyo barabareba, babona n'abana batoya, aravuga ati mwe ntago akazi twakabaha kubera ko muri batoya, nta nubwo mwashobora gukora rwose ikiyede. Gusa amahirwe bagize nuko bari bafite imihoro, bari bitwaje imihoro mu dukapu twabo, bihurizamo nuko abakozi bari aho ngaho bari bakeneye gukoresha imihoro. Hari ibikorwa bari bakeneye gukora bikenera kuba bafite imihoro. Barababwira bati rero mudutize kuri iyo mihoro, hanyuma namwe muze mube mucukura imisingi. Aho ngaho babahembaga 5 ku munsi. Akazi bakabona gutyo rero barakora 5 baragikorera. Barakomeza rero bakajya bajyayo bakabaha akazi bagacukura gutyo 5 bakagikorera. Mu minsi rero isa nkaho ari iya nyuma, burya inzu itangiye kuzamuka, akazi kagenda gakura. Akazi katangiye gukura, bigaragara ko rwose ba Madederi akazi bagiye kukabura.
akazi bari bagiye kukabara kubera ko ibintu byari nyine byahindutse, imisingi yo gucukurwa byari byarangiye, byasigaye nyine akazi gakomeye cyane ko guterura amabuye akomeye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abamadederi rero benda kwirukanwa, wari umunsi wa nyuma bari gukoraho. Madederi yarari gucukura umusingi, agasingi gatoya, aza kuzamura igitaka akimena kuri bosi we atabizi. Bosi we byahurijemo nuko yaje azamuye igitaka akimena kuri bosi we. Bosi we rero arababona, aravuga ati bano bana kuki mwabazanye mu kazi ari batoya, agira ngo ni abana, ariko mu by'ukuri ari ibyangombwa byabo, asanga n'abana bafite yubujije imyaka nyine yo kuba bakora. Bosi wabo rero yaje guhita abahindurira akazi, arababwira ati rero mwabana mwe akazi karahindutse, aza guhita abahindurira akazi. Madederi amuha akazi keza, bamugize umunyamabanga, bamuha n'ibiro, hanyuma rero akajya ahemba abakozi, birumvikana nyine yandikaga n'imibyizi y'abakozi. Mu gihe na mugenzi we rero bamuhaye akandi kazi kadakomeye cyane kari hafi aho ngaho. Ariko twibukiranye nyine ba Madederi bari bakiri abanyeshuri, yigaga senior 4, akajya agenda akajya ku ishuri, hanyuma yava ku ishuri agasubira mu kazi. Bajya ku ishuri bakabashaka undi muntu ubu basimbuye, mu gihe cyo kuva ku ishuri bakaza bakaba basubira mu kazi kabo. Madederi rero yaje kubona amafaranga makeya, arangije atekereza kuba yatangira kujya akora ibintu bijyanye na mobile money, ashinga umutaka wa mobile money. Arangije rero akajya abikoraho, ariko kubera ko yari n'umunyeshuri ashaka umuntu uzajya umusigariraho mu gihe yagiye ku ishuri. Udufaranga rero tugenda tuboneka tugiye dutandukanye. 2016 nibwo Madederi yasoje segonderi. Muri uko gusoza rero segonderi ntabwo yigeze asubira muri ako kazi, ahubwo yaraje akora ku mutaka ho gakeya, naho ntabwo yatinzeho, ahita abona akazi ko kujya kuri sitasiyo ya esanse nyine, niho yabonye akazi, akajya ahembwa 50,000 ku kwezi. Naho rero yaragiye ahakora ukwezi kumwe gusa, aza kubona kandi kazi ku bijyanye no gukora ubushakashatsi mu bijyanye n'iminara. Aka kazi ko kari akazi keza cyane kuri Madederi kubera ko kamuhembaga 50,000 ku munsi. Urumva yaravuye ku kazi gahemba 50,000 ku kwezi, abona akazi gahemba 50,000 ku munsi. Ariko yaje guhura na Papa Sava, baje guhura rero aza kumuganiriza, amubwira ko akunda gukina ibintu bya filime ndetse anabizi nyine yumva nabishaka. Papa Sava aramubwira ati nzaguhamagara. Imyaka iragenda irihirika, hashira imyaka 3 Papa Sava ataramuhamagara. Uyu mwana w'umukobwa rero yaratangiye nyine kwiyakira, abona ko muri sinema nyarwanda bitazakunda. Hanyuma rero Papa Sava nibwo yaje gutekereza, yagize igitekerezo cyo kuba yakora iriya filime ya Papa Sava, kuko yakoraga za Seburikoko, agakora izindi filime zitandukanye. Yaje kugira igitekerezo rero cyo gukora Papa Sava, yibuka ko yahuye n'umwana w'umukobwa Madederi, aravuga ati rero reka muhamagare. Amuhamagaye amubaza niba yaba agifite gahunda yo kuba yaza akamubera umukinnyi. Madederi rero nk'umukobwa bishakaga cyane, kandi umukobwa wakuze yihiringa ashaka kugera ku cyo yifuza, yabyumvise neza cyane, abisamira hejuru, aramubwira ati rwose ndahari 5 kuri 5. Madederi baraje ajya muri sinema, turamubonye, tugenda tumumenya gutyo gutyo. Niyo ngiyo, iyo ni story y'uwitwa Madederi kuri iyi mihanda. Ngayo nguko rero nibiba biri kugenda bicicikana kuri iyi mihanda umunsi ku wundi, nibyo tugenda tuganira. Reka duhurire mu bindi biganiro.